ibintu Tshisekedi avuga kuko ugasanga ese abantu babyita ya dekaraye intambara ku Rwanda yagize gute ubisesenguye en regard du droit international ukareba iriya discours ye igihe cyose iriya discours irahagije kuri ba bantu bajya bakora ibyo bita preemptive war ba bantu bajya bakora ibyo bita ya teori y'abanyamerika yo muri Afghanistan yitwa guerre preventive intambara yo gukumira sibyo biriya bintu wabidekaraye ku bantu donc akabideka ku bandi bantu batafite due diligence byaba bihagije ngo umuntu uvugwa yahite yirukira mu ntambara ariko noneho ubirebye urebaho aho bimeze azirongazi biriya bintu bikira amagambo gusa bikira amadiskuru ku buryo tutabona le danger imminent d'attaque ku buryo tutabona ko igihugu cyugarijwe iyo umuntu yavuze ari amagambo ariko akaba nta gikorwa na kimwe yari yapoza acte nimwe yinjira mu murongo wo gushyira mu bikorwa le discours ubu mwihoreye ndavuga nko kuba yarunda abasirikare n'ibikoresho ku mupaka iyo iba ari sinye ku mupaka wawe iyo ubwayo ni acte kurunda abasirikare no batarawurenga baba barinze umupaka wabo ariko ni ikintu gishyira ikindi gihugu igashoza ntambara gishyira ikindi gihugu kuri alerte donc muri make nuko bimeze biraho ngaho ariko nkuko nabikubwiye ibizaba muri Kongo ni ibintu ubona bizatera ingorane abazayirwa ubwabo kuruta kubitera u Rwanda. Écoutez, ikintu numvisemo muri rusange abazayirwa basanzwe bazwiho kuvuga byinshi bagakora biki abakongomani yes abakongomani basanzwe bazwiho kuvuga byinshi bagakora biki cyo ni kimwe hanyuma icya kabiri nuko ugerageje gusesengura discours ya Perezida Tshisekedi ni discours idatandukanye cyane n'iz'abandi bantu twagize mu mateka bahabyara Imana kuvuga ko yatewe n'Ubugande muri 90 yatewe y'ibyitso Tshisekedi niyo nabonyemo iri très dangereux ahubwo ishobora no kuzamushora mu byaha by'intambara genocide n'ibyaha byibasira inyoko muntu ko yongeye kugarura yatewe y'ibyitso n'abagambanyi arakoreshamo ijambo yo kuvuga ngo les traîtres avuga les traîtres et autres brebis galeuses amahirwe nuko turi kumwe n'umurengwiste ubwabyo ni ikintu kibi kuko ni undesirable people cyangwa se undesirable person indesirable rejected people so urumva iyo atangiye kuvuga gukoresha izo mvugo les traîtres donc no kuvuga ngo les auteurs ba trahison donc nabagambanyi aravuga ngo bari au service do Kigali ariko mu minsi ishize ngira ngo wumvisemo abahagaritswe ku mirimo yabo n'abandi bazaburanishwa na cour militaire barimo nk'uwitwa François Beya bakunze kwita Monsieur Sécurité kubera imyaka yamaze muri izo nzego ziko yabaye yari umujyanama mu by'umutekano hanyuma iyo teori rero y'abagambanyi n'ibyitso na hano yarakoze kandi yacuze nkumbi icyo ni kimwe hanyuma ikindi ni ibintu bimeze nka bya bindi bita défense civile biriya bintu bya mobilisation générale byo guhamagarira urubyiruko ngo kwinjira mu ngabo yanavuze ukuntu yasabye umuyobozi w'ingabo chef d'état major muri za province 26 zose zigize DRC gufungura les centres de recrutement sibyo urubyiruko rugahabwa intwaro ibyo bintu byose ibigo byo kwinjiza urubyiruko mu ngabo ibyo bintu rero urabireba nkunda kureba ibintu mbireba naho bitandukaniye na bya bintu bya za mirise donc byo kurokirita mirise ugafata umuntu kuko bene biriya bintu yarimo guhamagara abantu mu kivunge yinjiza abantu b'amabandi abantu b'abajura kandi bene umuntu yimuhaye intwaro ikintu cya mbere akora ni ukwikenura ni ukumena amaduka ni ukwica ni ukuvuga ngo bene bari abantu ariko umubwiye ngo umuhe bwa burenganzira ono doreta bwo gukora ibyaha ariko atakurikiranwaho abasanzwe ari umukriminero ukamubwira ngo noneho ushobora kubikora ku mugaragaro bene bari abantu nibyo bakora ku buryo ikindi ni ikibazo kijyanye
nabonye neje umuvugizi wa guverinoma ya Kongo minisitiri w'itumanaho ngo uvuga Patrick Muyaya avuga ko rwose birimo kwitabirwa evidemment biritabirwa none uri ibyo bintu ni bya bintu bimeze nka za defense civile za hano mwabonye ibyo bintu rero nta handi bijyana abantu muri guerre civile ku buryo memo nawe washoye abantu muri ibyo bintu budagishobora kubikontorora donc ngatekereza yuko ikindi kibazo hari ikibazo cy'imiyoborere duhora tuvuga kiri muri Kongo bo bagerageza gukamufura batumwikoma ku Rwanda ariko nanone iyo ugiye ureba ingabo za Kongo uko zubatse usanga ari de bande armée ari imitwe abantu bagiye bashyira hamwe kuko urebye uko cyubatse hari ibisirikare bita ngo ni heteroclite ni ibintu bagiye urabona harimo abantu bahoze mu gisirikare cya Mobutu aba bajenerali bose ubona batengurwa ajya no gufata ijambo ugasanga aratengurwa aba bantu bose utabasha no guhagarara aba barwayi za gute bose wabonye hariya aba nabo mu gisirikare cya Mobutu afite abahoze muri AFDL Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo urayibuka ya Kabila les fameux Kadogo n'abandi harimo abahoze muri MRC ya Jean Pierre Bemba sibyo hari abahoze muri za Mayimayi hari n'abavuye muri RCD nubwo igice kimwe cya RCD cyagarutse kikagaruka muri M23 hari n'indi mitwe iri aho ngaho izitwa za Raya Mutombo ki wajyaga wumva bagiye bafatamo abashefu n'abandi noneho rero wafata bari abantu turaza no kubigeraho ubwabyo bari abantu ikintu batere ntibashobora gukora igisirikare ahubwo havuka ibyo bita cacophonie opérationnelle n'uburyo bwa komandoma bukaba ikibazo uraza no kubibona no muri izi ngabo bisi za East African Community zigiye kujyayo nazo hazavuka iyo cacophonie opérationnelle hazazamo ibibazo bya komandoma wibaze ngo kikomande kikidirije ki no kuvuga ngo rero biriya bintu bigiye gukora icyo bita surmilitarisation igihugu gisanzwe kiri militarize igihugu gifite imitwe irenga ijana nibura nigeze kureba liste izwi ni 130 no kuvuga ngo ufashe iriya mitwe yose rero ukayireba noneho ukongeraho aba bantu babajura bavuze nabo abandi bose n'urubyiruko abatagira akazi bose barunzemo ngo bagiye kurwana n'u Rwanda none uranabibona iyo ubona abantu bitwaje amahiri batwika amadarapo hariya ku mupaka bariya wabonye nibo barimo kurokirita nabo barimo kuvuga ngo bajye muri ibyo bigo cyane bari abantu rero bazakora amarorerwa n'icyo kibazo none ubwo turaza kugera ku bijyanye na force regionale nayo yagiyeyo sibyo noneho umbwire iyo mitwe yose ukuntu wayihura hazavuka ikibazo cya coordination mu buryo bwa komandoma donc buryo rero ntekereza yuko biriya bintu birebye harimo ibintu Tshisekedi avuga kuko ugasanga ese abantu babyita ya déclarer intambara ku Rwanda yagize gute ubisesenguye en regard du droit international ukareba iriya discours ye igihe cyose iriya discours irahagije kuri ba bantu bajya bakora ibyo bita preemptive war abantu bajya bakora ibyo bita ya teori y'abanyamerika yo muri Afghanistan yitwa guerre préventive intambara yo gukumira sibyo biriya bintu wabidekaraye ku bantu donc akabideka ku bandi bantu batafite due diligence byaba bihagije ngo umuntu uvugwa yahite yirukira mu ntambara ariko noneho ubirebye ureba aho bimeze azirongazi biriya bintu bikira amagambo gusa bikira amadiscours ku buryo tutabona le danger imminent d'attaque ku buryo tutabona ko igihugu cyugarijwe iyo umuntu yavuze ari amagambo ariko akaba nta gikorwa na kimwe yari yapoza acte nimwe yinjira mu murongo wo gushyira mu bikorwa le discours ubu mwihoreye ndavuga nko kuba yarunda abasirikare n'ibikoresho ku mupaka iyo iba ari sinye ku mupaka wawe iyo ubwayo ni acte kurunda abasirikare no batarawurenga baba barinze umupaka wabo ariko ni ikintu gishyira ikindi gihugu igashoza ntambara gishyira ikindi gihugu kuri alerte donc muri make nuko bimeze biraho ngaho ariko nkuko nabikubwiye ibizaba muri Kongo ni ibintu ubona bizatera ingorane abazayirwa ubwabo kuruta kubitera u Rwanda ariko uko byamera kose hari inzira ebyiri n'ubundi Tshisekedi yavuze we muri iyo mbwirwaruhame ye option militaire na diplomatique ariko arasa n'uprivilegié ya kabiri arasa n'urya mu murongo wo kwerekana kuko iyo watangiye kurokirita mu kabanga ingabo zongererwa ibikoresho wongera umubare w'abasirikare ukaba ufite usesenguye discours ukareba rokontoni arasa naho ya option ya mbere ya ibyo bita iriya voie yitwa résolution pacifique de différents ariyo bita inzira y'amahoro cyangwa se voie diplomatique arasa naho
yayiparitse cyangwa akavuga ati nubwo twayikomeza n'ubundi at the end bizending up bigiye mu gisubizo cya gisirikare. Ubundi hari ibyo bita inyungu z'igihugu en dehors de ses frontières. Ntabwo wagenda ugiye ukica abanyarwanda bari muri Canada, bari muri Amerika, ubahora ko ari abanyarwanda gusa cyangwa ko bavuga ikinyarwanda. Ntabwo ntekereza ko u Rwanda rwabireba ngo ibyo bintu rubone ntacyo bitwaye. Ubu ngubu igikorwa gihari n'ibyo bavuze byo kumena amaduka, bashobora no kwica abanyarwanda. Ngira ngo wumvise Tshisekedi akora sambura avuga ngo arasa naho yiyamiriza imvugo z'urwango kandi nawe arimo kuzikoresha. Ariko noneho icyo navuga ibyo bikorwa ubona by'urugomo bikorerwa abanyarwanda, sibyo? Ibyo bishobora kuzavamo ibyaha, nibyo nahoze mvuga, ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamahanga, kuko Tshisekedi iriya disikuru arimo gukora nta nubwo nge natinya kuyita za zindi twita incendiaire rwose, kuko ni rutwitse ubwayo uyireba. Ariko nge ngatekereza ko icyo nahoze rero ntekereza nshaka kuvuga cyari hari na rencontre yindi, hari indi communique nabonye yaturutse Igitega ya nyuma y'umubonano wa Kenyatta na President Ndayishimiye na Kenyatta. Ariko ndetse hari naho nabonye ko le 16 Novembre bateganya kuzongera ku ibiganiro bya Nairobi bigomba gusukurwa. Ariko ikibazo rero kiraza ku byo bavuze ngo all stakeholders niyo wenda rangaje bakoresha, ariko les protagonistes du conflit en soi ntabwo ntekereza yuko, ntabwo ndi muri diplomasi y'u Rwanda, nta nubwo ndi umuvugizi, hari ugirana ibiganiro n'abavugizi ba guverinoma. Ariko nge ntekereza ko u Rwanda nk'igihugu kiri muri aka karere gishobora gufatanya, kuko ntabwo umuturanyi yaba afite ikibazo ngo wowe wituramire wibwire ko ntacyo bigutwaye. Ntekereza ko u Rwanda rushobora kujya muri iyo processus yo gushakira amahoro ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko ari ikibazo gishobora gukongeza akarere kose. Amateka agaragaza ko uribuka igihe higeze kuba ingabo za Zimbabwe, Angola, ibiki, kubera ikibazo cyaturutse kuri jenoside ya hano yakorewe Abatutsi. So nge ngatekereza ko rero ikintu cya mbere Kongo cyangwa diplomasi yacu nayo itagomba kwemera ni ugukomeza donc kutagwa mu mutego wa DRC ngo abantu babone ko DRC ishaka kunegosiya n'u Rwanda. Nge mbikora muri parallelisme y'amateka, kuko ndabyibuka ntuza uwitwa Kazimiri Bizimungu avuga ngo niba tugomba kunegosiya tuzaganira na Uganda kuko ari yidutera. Kazimiri Bizimungu yari Minister of Foreign Affairs muri icyo gihe. So donc nukuvuga ko iyo rero bo ntibemera M23 baravuga ngo ni umutwe w'iterabwoba. Yego. Ariko umutwe w'iterabwoba bigeze kuvugana nawo. Haba muri ziriya processes ya Nairobi bavuga memo na Kampala. Hari ibiganiro byinshi byagiye bibaho. Donc bari mu none rero uyu munsi bawise umutwe w'iterabwoba ejo bundi, ariko amakuru aturuka hakurya n'ubundi aravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kwemera ko cyangwa se ishobora gushyiraho icyo twakwita condition zo kugira ngo yemere ko M23 igaruka mu biganiro bya Nairobi. Ikavuga ko M23 kugira ngo igaruke mu biganiro bya Nairobi nuko igomba kuva mu turere yacu twose yigaruriye bakabona kuganira. Ibyo nabyo ntabwo bizashoboka, kubera yuko wowe kugira ngo wempose negotiation wowe ntabwo bashobora kukubwira nge ntabwo ndi umusirikare, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo wambwira ngo nimbanze mbike turufu yanjye hanyuma nze dukine nze tuganire, ntabwo bishoboka. Donc ni ukuvuga ko M23 ishyira intwaro hasi ive mu duce yafashe nibwo dusubira i Nairobi. No, hari ikintu bita imminent danger. Wowe nubona ko umuriro ukuri hejuru uri bwemere tuganire, ariko none wowe urambwira ngo ahantu nafashe ni impave, wowe utahahuye ngaho niba bafite imbaraga niba habakure. None se ntibyabananiye n'ubu ngubu nahoze ndeba mu itangazamakuru bari ku muryango wa Goma, barimo kugenda bafata igihe cyose bashakira Goma bayinjiramo. Donc ni ukuvuga yuko rero ikintu cya mbere iyo ushaka kunegosiya, d'abord muri negociation habamo ikintu bita équilibre de force. Ntabwo hanegosiya le plus fort et le faible, hanegosiya les forces ziri équilibrées. Ndakumenyesha yuko na Habyarimana hano ntabwo aba yaremeye kuganira na RPF ijya kubivugira i Bugande. Yarabanje irabotsa ibokeje
baravuga bati iya riske yuko dushobora gutakaza byose mureke twemere kuganira n'aba bantu. Abafaransa babagira inama barababwira bati aba bantu n'abatutsi ni bake nibamara kugera hano n'ubundi mu matora muzajya mubatsinda. Ubwo ngubwo iyo yari imibare ya politiki icuramye amateka afite uko yerekana, ariko ikigaragara nuko ziriya kondisiyo bashyiraho ntago mpamye ko, ntago ndi muri M23 ariko ntago mpamye ko M23 yazemera. Erega iki kibazo turimo turasa n'abantu barimo guhangana n'ibyuririzi, abantu barimo barahangana n'ibyuririzi by'ikibazo. Iki kibazo ni ikibazo gikomoka mu mateka ya kure, abantu bajye banakivuga barebe ukuntu gikwiye kugenda, kuko niba bari abantu babita abanyarwanda. Intandaro yaturutse Berlin, sibyo? Mu 1895, mu 1885, kuva muri Novembre kugeza muri Février, 15 Novembre 1884 kugera le 26 Février 1885. Uwari chancelier w'Ubudage witwa Bismarck yatumije inama, niho bafashe Afurika bayigabanyije nka kumwe ugabanya abana gato kuri anniversaire. Barayigabanya, ndetse n'umwe mu bari bahawe icyo kiraka cyo kugabanya yaravuze ati twebwe twarebaga imisozi tukareba ibishanga ibiyaga n'imigezi tukavuga tuti buriya hakurya y'umugezi buriya ni mu kindi gihugu. bagatera imirwe gutyo. Iyave nanone iyi conflit ihari muri region, n'ubundi Ubwongereza n'Ububirigi n'Ubufaransa. Igihugu cya kane ni ikihe? Ni Portugal cyangwa Ubutaliyani? Portugal. N'ubundi bari barimo kurwanira Congo mu 1908. Leopold wa kabiri atuka biragaragara ko yabarushije diplomasi yegukana Congo, nibwo bayise Congo Belge, umwami w'Ababiligi. Donc nukuvuga ko nanone waje kureba, narebye constitution ya Congo yo muri 1981, baravuga ngo hari abantu bita abafurero, bita ababembe, aba bantu bitwa abanande abaki. Donc hari abo bemera yuko bavuye ngo mu bwami bwa Bunyoro muri Uganda, abo bo bakabarokonesa nk'abantu bafite nationalité ya Congo. Abanyamurenge nabo bita Barundi bo bakavuga ngo na abantu issus de l'immigration, des fois bakabita les immigrants clandestins, ubundi bakabita sans papier. Donc ku buryo uyu munsi bo muri logique yabo bo bakibita abanyamahanga. None bamaze rero gukatira iriya mipaka ya Berlin mu mpapuro bakabemera nk'abene gihugu, ariko mu mitekerereze no mu myumvire exact. Ariko noneho iriya mipaka rero ikibazo yateje gikomeye, ni imipaka yateje n'ibibazo muri Afurika. Bakimara kubikata hari ibintu bibiri ibihugu bya Afurika na nyuma y'ubwigenge byigabanyijemo ibipande bibiri. Hari ikintu cyiswe Groupe de Monrovia. Monrovia ni muri Liberia. Iyo groupe yo yemeraga ikintu cyitwa intangibilité des frontières. Hari muri 1964 ibihugu byari bimaze kubona ubwigenge, uyu bimaze gushingwa muri 1963. Nibwo oyuwa muri some yayo yadekaraye ikintu yise intangibilité des frontières, ukudakurwaho kw'imipaka. Nukuvuga ngo imipaka noneho lo groupe ya Monrovia yo ikavuga ko imipaka igomba kuguma uko abakoloni bayikase, bieke banemera koko biri arbitraire. Noneho hari indi groupe yi Casablanca. Casablanca yo yaravugaga ngo bagomba gusuprima izo frontières, Afrika ikabimwe. Noneho aba Monrovia bo bashakaga ko wenda hazabaho ikintu kijyanye na unité progressive y'umugabane wa Afurika, ariko bo bakavuga bati kugira ngo twirinde imvururu n'amakimbirane mureke iyi mipaka ibi bintu tubireke uko babigenje. Ibyo ngibyo rero babikora ntago bitaye ku bintu bijyanye n'ibyo bita imico y'abantu, amoko yabo, indimi zabo, imyemerere yabo. Noneho baragenda kumwe bashingiraga ku birunga n'imisozi n'imigezi n'ibiki, ariko umuntu wabivuze we yaravuze ati umuntu wicaye hariya. Hari umudage witwa w'umugeographe witwa Klepper yakoze ikarita, niyo ba Bismarck bakatiragaho. Nta muntu numwe wari warageze muri Afurika ngo arebe ko aho hantu hameze. Ugiye muri za Casamance hahora intambara zibijyanye n'imipaka. Donc none rero nukuvuga ngo iyo unareba ngira ngo wigeze kureba ikarita y'u Rwanda ya kera igera ku kiyaga bitaga za Rwicanzige igahita za Masisi na za Rucuri kamanuka muri Kivu. Donc ku buryo byanga bikunda ikibazo aba bantu n'ubundi ugiye hano aka karere iyo uvuye Musanze ugera mu kahe karere harije Nyabihu. N'ubundi ugiye Nyabihu n'ubundi ugakata ukavuga ngo aba bantu bagiye hirya bagiye muri Kongo. Nyogosenge wawe wari uri hariya yagumayo,
noneho na so wanyu wari uri hano yagumayo. Donc noneho rero icyo kintu nicyo gikomeza gutuma abo bantu babita abanyarwanda bakavuga ngo nibasubire iwabo, ariko kugeza ubu ngubu hari ikintu bita turaza kugera nubishaka kubimenya turebe ngo amategeko mpuzamahanga avuga iki ku bijyanye no kumenya ngo un peuple, donc une population opprimée, donc un peuple face à l'oppression, abaturage bibasiwe kandi bibasiwe na guverinoma yabo na leta yabo yagombye kubibarengera. Abo ngabo bakora iki? Noneho akazi ikintu cyitwa icyo kintu bise intangibilité des frontières. Nyerere yigeze no kuvuga ati iki kintu bwacyo kiri cynique kuko intangibilité des frontières ivuguruza irindi hame ryemerwa muri Charité des Nations Unies cyitwa le droit des peuples à l'autodétermination. Ni ukuvuga ngo bavuga ngo abaturage nibo bagomba kugena le destin yabo, donc babyita ngo ni le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ni ukuvuga ngo hantu abaturage bagira gutya nko kuriya muri Sudani babigenje, Sudani y'Amajyepfo. Reba igice cyahoze uzi imyaka intambara yamaze ya Ethiopia na Eritrea kugeza ubwo Eritrea yibaye igihugu ukwacyo. Uzi byabaye cyahoze ari ex Yugoslavia, cyacitsemo ibice bukirimo ibihugu hafi bitandatu, kiza kuvamo na Kosovo. Donc no kuvuga ko rero ukurikije uko ibintu birimo kugenda, aho ibintu birimo kujyana, ntabwo wenda byazasaba imbaraga muri diplomasi M23 idafite pour l'instant, ntabwo ndi mu bwonko bwayo cyangwa niki, ariko ndakubwiza ukuri ibi bintu byo kuvuga ngo abantu barimo baranegosiya ipfundo rya kino kibazo, ntabwo bari abantu bazababwira ngo nibagende batabahaye ubutaka bwabo, cyangwa se mu kimwe bizaba ngombwa yuko aba bantu baba les indépendantistes cyangwa babita les séparatistes, voilà, cyangwa les séparatistes cyangwa les indépendantistes. Donc bizaba ngombwa ko icyo barekarama cyangwa icyo baravandika bagihindura. Ntabwo ndimo gutekereza, ariko nari ndimo kureba byanga bikunda byo kuvuga ngo noneho nujye kureba n'amategeko uraza gusanga bihagaze gute. Ariko harimo ikibazo kitazarangirira muri uru rusaku rwa Tshisekedi ruje ejo bundi. Dr. uri umwarimu wa kaminuza, reka nkubaze nubwo tuhuriye mu kiganiro hari umunyamakuru, uri umwarimu wa kaminuza, iyo umuntu yidentifie le mauvais problème na hypothèse ziba ziri erroné, sibyo? Donc il faut identifier le vrai problème, ukamenya la position du problème, warangiza ugashaka des hypothèses kuko c'est une solution anticipée à la problématique posée. Donc none rero ikibazo ahantu kirire, reba ikibazo abo muri Kongo bo barimo kubona nabaye, bo barimo barayobya nibyo bya bintu babwira ngo wenda peut-être hari nibindi byavuzwe ku ruhande yuko wenda aya madiskuru naka kaduruvayo kaba gahishe wenda agenda y'amatora nkuko twabivuze bafite mu mwaka utaha, nabyo birimo byo kugira ngo igihe kizagere bavuge bati okay, hafi la moitié y'igihugu kiri muri état de siège, par conséquent ntabwo amatora ashoboka, sibyo? Noneho ikindi cya guverinoma yaracitswe arabivuga, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ibi bintu ibi byo kwirukana ambasaderi wacu, hari hashize icyumweru Martin Fayulu abivuze, yarabivuze kuri France 24 nabonye interview yatanze. Ni ukuvuga ngo diskuru izi diskuru Tshisekedi yatangiye kuvuga uyu munsi zirasa neza n'izo Martin Fayulu yavugaga depuis 10 ans. Ejo numvise ministre wa communication yavuga terega ati iki kibazo kiri mu ngabo zacu ntabwo ari ikibazo cyazanywe na Tshisekedi yaragisanze. Hanyuma Tshisekedi nawe yemera ko ingabo ze uziko yigeze gucikwa, kanavuga ko hari amakuru yamenye yuko FDLR iri mu ngabo ze. Yigeze gucikwa. Donc urumva abantu bamubwiye ko RR yakoze, nubwo yabimenya nk'umukuru w'igihugu ko atagombaga kubyemera, ko sur le plan diplomatique yakoze hasi. Donc none rero urumva ikibazo rero ahantu kiri n'iki, ni ukuvuga ngo eske mbere yuko abantu bavuga ngo barimo barashaka solution, uzurebe abo bantu bavuga ngo renégociateur, as long as abantu batari bagira convergence cyangwa se batari bumva ikibazo ku buryo bumwe, kuko deja muri Kongo leta iravuga ko M23 itabaho, ubundi ikabita abateroriste, sibyo? Noneho niba ibita abateroriste kavuga ko itavuga Rwanda sous couvert du M23, sous couvert bakavuga ngo ni abantu, aravuga ngo Rwanda via M23 cyangwa bakavuga ngo ni abantu bajisa sous la procuration. Ariko nibyo nakubwiye yo kuyobya uburari, ukuri barakuzi, ariko nta noneho rero dore rero bizakemura ibyo ngibyo rero urimo kuvuga. Kugana ku musozo w'ikiganiro, turagana ku musozo mu bibazo nta shima ko tuva hano rwose mutasubije abantu n'izi ngabo zirimo kujyayo z'akarere
zirazana igisubizo cyangwa se hari n'abantu batangiye kuvuga bati mushobora gushiduka muri Kongo habaye isibaniro ry'akarere reka nguhe igisubizo bitanga igisubizo ku kibazo reka nguhe igisubizo ntabwo gitandukana n'icyo nigeze kuvuga muri introduction tugitangira kuvuga tugitangira iki kiganiro ingabo zo muri Kenya hari abagiye muri reconnaissance y'aba officier ba Kenya bagiye muri Turi bagiye Bunia bari bahari imbere hanyuma ingabo z'u Burundi ureba uburyo bino bintu bishekeje usanga abantu nawe udashobora bimeze dusigaranye umunota umwe ingabo z'u Burundi ziri muri Sud Kivu yego zo zirimo zo agenda yazo ni abitwa Red Tabara yego Uganda UPDF iri muri Turi yo yaragiye ngubwira abantu bo muri Kongo kugiye no kubakorera umuhanda hanyuma noneho irangije yo abantu higa ninde ni ADF bo bafitanye projet nyinshi ndakumenyesha ko ingabo za Uganda n'iz'u Burundi zanagiye mbere yuko iyi akoro isinywa ni bilaterale bo ntabwo byari bitarajya mu rwego rw'akarere kuvuga ngo abantu bagiye mu rwego rw'akarere ninde ni Kenya ni Kenya ariko muri Kongo baravuga ko ngo basanzeyo n'abarundi na Uganda muri cadre nabo niko bavuga none uziriya ngabo za Kenya zisanzemo na MONUSCO nayo irahari maze y'imyaka kongeraho ya mitwe y'inyeshyamba 130 nakubwiye kongera za ngabo za DRC FARDC zakavuyo nakubwiye hanyuma uretse ikintu cyitwa sur militarisation y'igihugu sibyo noneho nakubwiye buriya iyo bakubwiye icyo bita cacophonie opérationnelle wadusobanuriye icyo bivuga mu Kinyarwanda urumva fete no kuvuga ngo ni ukumenya anazubwira ikibazo cya coordination no kubura commandement no kudahuza nazo nkubwira ikibazo kijyanye na commandement na coordination none ikindi kibazo cya kabiri hari ibijyanye no kumenya n'ubushobozi we nta gisubizo uhabona iki igisubizo izi ngabo z'akarere nta gisubizo reka nkubwire iyi cocktail ntimirika Ambasaderi nawe nimba itamirika pe nani kizata mbe nk'aba basore b'aba comedy nawe nuko byanzuye ntabwo ndi extreme nkawe ko yahejeje inguni cyane wowe ufite amahirwe ufite cyizere ko hari ikizingabo zishobora gukora kuri iki kibazo biterwa n'icyo ushaka n'icyo ugamije kuri izo ngabo ariko manda yaziri claire ntabwo ari kujya kurwana uya hari na societe civile muri Kongo na Denis Mukwege Denis Mukwege asanzwe ari umuradikari nawe yarazamaganye hari za societe civile nge numva ni ukuvuga ese izo ngabo zigiye gukora iki zigiye kurwanya imitwe yitwaje intwaro yose iri hariya yanze gushyira intwaro hasi hari icyo ubona ziri bukore cyangwa ntacyo iyo mission imeze ityo niba namwe ariyo interpretation muyiha ariko niko byanditse